tuvuge ngo uramutse unabishatse ugashyiraho komisiyo nge nzayishyura. Uzayishyura? Yego. Haya basi nongeye kubaha ikaze hano kuri Venke Empire nawe mukunzi wa filime yacu Ibanga. So guys, rero murabizi ko tugeze kuri episode ya 77 ya filime yacu Ibanga. So guys, rero murabona ko Papa Kiramani arimo ashakisha Tereza ku bubi no ku bwiza. So guys, rero nawe niba ukunda filime yacu Ibanga, ese wowe urayibibona ute? Urabona filime yacu Ibanga iri kwerekeza he? So guys, rero tera comment hasi umbwire ubundi filime yacu Ibanga ni cye kintu uri gukundamo. Ese filime yacu Ibanga ni cye kintu wumva cyahindukamo? So guys, rero ndabizi ko ukunda Ibanga kandi ndabizi neza ko wowe uri umukunzi wa Miss Nyambo muri rusange, kandi niba ukunda filime yacu Ibanga ukaba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, ndagushishikariza kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo nawe ube wabasha ko umunyamuryango wuzuye. Kandi murabizi ko filime yacu Ibanga ni filime yo wareba ikakwigisha ibintu byo wanyuramo mu buzima bwawe bwose ku buryo noneho wayifatiraho urugero mu kintu cyose waba urimo gukora. So guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga tugeze kuri episode ya 77, kandi murabizi ko Tereza noneho yageze mu mazi abira. Tereza batangiye kumushiriraho ingenza. Tereza batangiye no kumuciraho amafaranga noneho ku buryo bagiye kumushakisha. Tereza murabona adapfuye. Ese wowe ureba filime yacu Ibanga umunsi ku munsi, urabona Tereza aramaraho kabiri? Papa Kiramani yishe Tereza birarangiye. So guys, ese filime yacu Ibanga urabona iri kugana? Ese filime yacu Ibanga ahantu washakaga kigera nihigeze, cyangwa se filime yacu Ibanga ukuntu wayishakaga ni kuyibonye? Filime yacu Ibanga murabizi ko twebwe ibikorwa byose tuba turi gukora ari mwe tuba turi gukorera. Ke murabizi ko noneho filime yacu Ibanga nta wundi muntu waba uyemerewe kuyireba usibye mwebwe bakunzi ba Miss Nyambo muri rusange. So guys, rero murabizi ko ikintu cya mbere kiba gikenewe kugira ngo ube waba umunyamuryango wuzuye nuko warakoze subscribe hano kuri Venke Empire. Kandi nawe wakoze subscribe ndagushimira ko kuri umuntu w'intwari wahisemo neza ko warakoze subscribe hano kuri Venke Empire. Kandi murabizi ko ngewe noneho iyo nkoze ikintu mba nyikoze. Murabizi ko ngewe mvugisha ukuri ntabyo kubesha. Murabizi ko niba warahawe akazi ko kuba waba umwambasaderi wa filime yacu Ibanga ugomba kuba uvugisha ukuri. Murabizi ko filime yacu Ibanga twebwe tuyikora tuba dukora ibintu tuzi, ndetse ibintu tuba tuzi neza kandi twigiye. So guys, rero murabizi ko iyi niyo channel yonyine yahiswemo zo kuza bazigezaho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. Kandi murabizi neza ko mbakunda, niyo mpamvu mba ndi hano ngo mbagezeho ibikorwa byose birabera muri filime yacu Ibanga. So guys, Dete we na Niyori murabizi ko urukundo rwo rukomeje kwiyongera cyane. Niyori utangiye gukatira Dete hakiri kare. Ese murabona bino bintu biri kugana? Ese Ive we murabona urukundo azarukura he? Ive murukubona atabuze urukundo hakiri kare? Nyambo nawe agiye kumucika, kandi twari tuzi ko noneho Nyambo yamufashe burundu. So guys, Nyambo murabona atari kugenda yikura kuri Ive gake gake. Rero niba uri umukunzi w'Ibanga, niba ukurikirana filime yacu Ibanga ndetse icya kuri Miss Nyambo, watera comment hasi aho ubundi ukambwira ese filime yacu Ibanga ushaka ko hahinduka miki? Ese filime yacu Ibanga wumva hahinduka miki? So guys, rero turabizi ko mudukunda cyane, niyo mpamvu narwe twahiswemo ngo tuze tubagezaho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. Niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezaho ibikorwa byose bica kuri Miss Nyambo muri rusange. Ndetse niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndagushishikariza kugira ngo ube waba umunyamuryango wa Venke Empire. So guys, rero murabizi ko ngiye mbakunda, murabizi ko filime yacu Ibanga ni filime ibibabereye, ndetse ni filime mutagomba kuba mwacikwa kuko murabizi ko ari mwebwe yagenewe. So guys, rero urabona filime yacu Ibanga iri kugana? Ese filime yacu Ibanga igihe wayirebeye kuva igihe wayitangiriye wungutse miki? Ese filime yacu Ibanga ubona inkuru zose zirimo zigushimishije? Ese filime yacu Ibanga ubona ari filime wowe wareba ikakungura iki? Ese episode y'uyu munsi yasohoze wungutse miki? Ese wowe wayirebye hari ikintu warebyemo kikagushimisha kureze izindi episode wigeze kureba? So guys, umwanya ni wawe,
tera comment hasi ube wambwira ubundi unambwira n'ikintu twahinduramo muri filime yacu ibanga ubundi dukomeze tusharingane muri bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi kandi murabizi ko twebwe ubundi iyo dukoze igikorwa nimwe tuba turi gukorera murabizi ko twebwe tutikorera kandi niyo mpamvu tuba turi hano ngo tube twabasha kuba twabagezaho filime yacu ibanga ndetse filime ibereye wowe uyikunda. So guys rero murabizi ko njyewe ntajya ntinda mu bikorwa, murabizi ko njyewe nahiswemo zo kuzubagezaho ibikorwa byose ya filime yacu ibanga, kandi nawe niba uri umukunzi w'ibanga ndagushimira cyane, kandi niba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire ndagushimira cyane kurenza abandi bose. So guys rero twongere duhure ejo saa 7 tugukubita episode ya 77 ya filime yacu ibanga, kandi turabizi ko mudukunda cyane niyo mpamvu natwe tutagomba kuba tutabaha filime yacu ibanga ndetse filime ibabereye mwebwe mukunda kureba filime ibanga ica kuri Miss Nyambo. So guys rero ntabatindiye murabizi ko twebwe dukora ibintu biri ku murongo ndetse ibikorwa bifite akamaro, ndetse niba uri umukunzi w'ibanga murabizi ko twebwe tuba turi gukora ibintu bikubereye ndetse ibintu bifite agaciro ku muntu wese ukunda filime yacu ibanga. So guys rero twongere duhurejo saa 7 tubagezaho episode ya 77 ya filime yacu ibanga, kandi ndagushimira wakoze subscribe naho utarayikora wakora subscribe ubundi tugakomeza tukagendera mu bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi, kandi murakoze twongere duhurejo saa 7 zuzuye ndabashimiye.